bakristo bavandimwe, abasaseredoti, abayobozi mu nzego za leta, inzego z'umutekano mu gihugu cyacu, bakristo bavandimwe, imirimo yo kubaka kiliziya ya katedrali Ruhengeri yatangiye ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2014 mu gihe diyoseze ya Ruhengeri yari iri imbere y'imyaka 50 imaze ishinzwe. Iyi mirimo yayobowe kandi ikurikiranwa na Bwana Alphonse Kabirigi ubona hano imbere ya hafi yanjye.
dusabe nyagasani Imana wowe ikiremwa cyose gikesha kubona urumuri rw'ubuzima, ukunda abantu urukundo rw'igisangirane, ukabitaho kibyeyi, maze kubera impuhwe zawe n'ubugiraneza bwawe ukabuhagira ibicumuro byabo, kugira ngo ubagarure udahwema muri Kristo we mutwe w'umubiri we. Dawe nyir'ubutagatifu, watwohereje umwana wawe Yesu Kristo, maze aduha ingabire kuvuka bundi bushya bw'amazi na Roho Mutagatifu. Reba n'impuhwe twabagusaba, uha umugisha wawe aya mazi wiremeye, maze namara dushokeraho no gushokera ku nkuta z'iyi Kiliziya abe ikimenyetso cy'abakozi twahawe n'umukiro wacu, kuko igihe twunze ubumwe na Kristo wahindutse ingoro ya Roho Mutagatifu wawe. Twebwe n'abavandimwe bacu bazahimbariza amabere y'Imana muri iyi Kiliziya, be kuzagera muri Yerusalemu y'umwijuru kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Gracias.
bwa Kristo umwami wacu. Bavandimwe, twambaze Imana ishobora byose, iyo yashatse ko imitima yacu n'ingoro y'Imana ku buryo butagaragarira amaso y'abantu, kugira ngo bitume amajwi yacu yumva ubumwe n'ay'abatagatifu badusabira. Nyagasani tubabarire. Thank you.
ingabire nyinshi, kandi umuryango wawe uzawukoranira nk'umo ugusenga n'umutima n'umukuri, uhinduke ingoro y'urukundo rwa kivandimwe bwa Kristo